Alright guys, thank you so much ku bantu bakunda kunkurikira. Nari mfasha kanya ndi mu nzira njya mu nama kugira ngo nongere nje kuri YouTube kugira ngo ngire utuntu nize uyu munsi twarimo duhamagara hari umuntu ugeze mu myaka y'ubukure donc yo hejuru. Yambwiye ati nakoze muri company yini yameza amakampani atanu. Yambwiye ati tugomba gutangira tukazihamagara. Nakurikiye video zawe mpita nsanga nakoze ahantu wagera muri hatanu ngenda ntavanamo amafaranga yanjye. So arambwiye ati rero kubw'iyo mpamvu nkeneye help. So here's what happens. Hamwe mu hantu yahamagaye twahamagaye ni muri Fidelity. So duhamagarayo. Ikintu cya mbere cyamugoye ni ukwibuka igihe yakoreye mu kazi, noneho bashaka ukwezi n'umwaka yagiriyeyo, bamusaba n'ukwezi n'umwaka yahaviriye kugira ngo baverifie niba ari we koko. Hanyuma yibuka ukwezi yahaviriye ko nibuka uko yahatangiriye. Baramubwira ati rero ntabwo dushobora kukubwira amafaranga ufite muri konti yawe, nta nubwo dushobora we can't. Ubwo numara kubona igisubizo uzongera duhamagare. Remember, iyi ni numero 1-800 number. Okay? So iyo rero umuntu akora akazi akizera yuko company iri kumufatira 401ks, great, yes, baba babikora iyo ukiyakora. Ariko iyo wahavuye ni inshingano zawe kumenya what the hell you doing, no kumenya mu by'ukuri numara kuva muri ako kazi bizagenda bite, ninde uri mu nshingano zo gukurikirana amafaranga yawe, nta wundi ni wowe ku giti cyawe. So ahandi ho byaryo byambabarije kurushaho. Ubwo twakubye duhamagara muri company ya mbere, asaba ko bamubwira itariki bamuhayaringiye, banamubwira itariki yahaviriye. Izo tariki arazimenya. Hanyuma turongera duhamagara kuri Fidelity, baramubwira bati okay, ubwo rero umaze kubona iyo turaboreba tugasanga wanakoze muri Amazon, ko wahagiye ryari, ko wahavuye ryari. Aravuga ati ibyo bintu rwose ntabwo mbyumbizi, nahakoze amezi 3. Remember ko iyo washyize application ya muri system za hano, social security is huge. Bashobora kureba ahantu hose wagiye ukora, babona amadresi yose hano wagiye uba. So iyo ujinganyije gato cyane surtout mu bintu by'amafaranga, noneho iyo ufite imyaka yigiye hejuru gakeya, baba batekereza ko ari abantu bateka imitwe, bashobora kuba barimo bashaka kurya no kugira ngo bakore transfer zirimo forode. So icyo gihe rero baragorana. Icyo gihe byanarangiye rwose atabashije kujustifia uwo ari we, yari we, ariko ntabwo yashoboye gutanga ibisobanuro by'ibibazo bamuhaga. Byagezeho bimugora kumva n'ururimi, noneho Fidelity iramubwira iti tugiye gushakira umutranslator wacu, bazana umuntu uvuga ikinyarwanda. Ubwo nari ndiho, ariko barambwira bati we're sorry sir, kubera kuri kujijinganya n'umuntu muri kumwe, your financial professional, turashaka kuverifya ko ari wowe, ntabwo we twamwizera. And it makes sense. Kubera iki? Barashaka kumenya ko atari undi muntu, abantu babiri bigizaho batari bo kugira ngo batware amafaranga y'umuntu. So isomo byigisha rero ni irihe hano? Niba ufite 401k ahantu ukava muri ako kazi, you need to go back, ugahamagara aho hantu, ugafata amatariki wahakoreye, ugahita uhamagara company babikiranya nayo. Remember, muri video navuze ubushize, company ukorera unless ari investment company, ntabwo ari investing amafaranga yawe. Company ukorera ifata amafaranga ukorera nayo gukata ikahereza izindi company zikaba arizo zi-investing. Okay? So what I'm asking you to do no kureba uburyo uhamagara investment company, nuza investment company yawe, noneho niba uzi ariyo, warangiza ukagira gute, ukababwira ko baroga amafaranga yawe of course with me. Noneho tukajya in control of your money. Okay? Otherwise aba charged. So ubwo no kuvuga iki? Ubwo yamugambye ati none se no kuvuga ko nazira company ze zisigaye bazambaza the same exact thing. The answer is I don't know. Baza icyo nzi cyo nuko baza verify kumenya niba ari wowe ukaba ushaka kurolinga amafaranga out. Remember, iyo ushaka gukura amafaranga muri investment account, it has to be you
cyangwa se someone else designated to be a beneficiary, iyo badashoboye guprovinga ko ari bo, amafaranga agumana na company. I guarantee you uyu muntu nadashobora kumenyekanisha ko ari we, agomba uretse ko nyine namubwiye ni tuzajya schedulinga tujye muri office ziri loko bakubona amaso ku maso, then you can make any transaction you want. Ariko kuri telefone byo wapi, kuri telefone byo ndagutsembeye. So it's a wake up call. Please take care of your finances. Nk'ubu ngubu struggle tugiye kugira n'uwo muvandimwe ni ukugira ngo ajye mu makampani atanu yose tuyahamagare bose bamucisha muri same exact struggle, hanyuma binarangire bizarangira neza, ariko it's going to take time. Ntabwo byagombye gufata igihe kingana gutyo, ntabwo byagombye gufata undi munsi, kuko nari nzi yuko tubikora bikarara birangiye. So isomo rero ry'umunsi ni amafaranga ya muri 401k, you need to roll it over, kandi you need to hire a professional to do that. Nugerageza kubyikorera, you are losing money. Okay, so ino video ntabwo ari gusoliciting a business, ino video ni you sharing an experience kugira ngo mbabwire ibiba iyo mutakoze due diligence, igishobora kuba iyo umuntu atagize gute, atitaye ku mafaranga yabikije, azi ko ngo ari retirement, akajya yasiga inyuma hagenda mu kandi kazi, naye akayasiga inyuma akajya mu kandi kazi, naye akayasiga inyuma akajya mu kandi kazi, akazaritara nkataza aho yagiye ata amafaranga yarazi ngo company yakoreye zizamwitaho. Company wakoreye ukayireka bakwirukanye cyangwa wayivuyemo, nta kintu muba mugifitanye, nta sano muba mugifitanye, therefore ntibaguhemba ngo barakubikiriza, nta nubwo bishyura ngo barakomeza gukurikiranira amafaranga, then forget it. It's up to you. The future is bright. We'll get there. Tuzagerayo. Bizafata effort zacu twese, bizafata effort zanyu mwese. So I thank you again. Ciao.